Nge naje busazi navukiye mu rugo sinigeze ngana imbyariro. Yes sir. Nakije umuriro utabasha kuzimya ntiwari wakageze ino. You know what I'm saying? Mbere gato 95 mbere gato yuko 96 iza byari ku ngoma y'umwami. Yeah. Hanganye na Jesus. Yeah. Mwe musa na Yuda. Ariko nje ndi mu ishusho ya God nubwo nsa na Lucifer. Yesu Kristo yaje agamije gucungura. Naho njewe naje ngamije guhindura ibyakozwe na Yesu Kristo cyangwa nabandi bantu. Abitwinjiji yaba bari muri industry yanyu y'ubufu yaba babasha kumva ibyo turirimba muri industry yacu y'ubufu. Yeah, exactly. Yeah, y'ubufu. Nugakunde kwibeshya, nabe no stress, nugakunde kwiyenza. Ntuzirate nka Kivumbi na easy. Yeah. Bunch on the street mama calls no peace. Kivumbi kiki motherfucker. Bimwe mu byo narotaga mu myaka 12 ishize byabaye mu biganza isoka. Ntabwo uzishe Kevin. Nireka turebe ngo ninde. Show me. Je mfate telefone nkwereke like inyishe Kevin ninde man. Kinyendaro uri kuvuga. No bro. Nireka man. Put some respect for name man. For? Ubundi say like we just trying kuba ukumva kushobora kuba umwe mu bantu muri KinyaTrap Gang. Yeah. Hip hop ni ikintu kinini barayicariye barayirwanyije. Byabiviye byanyu ngo ni byamubokera murabizi. Hari umwana waririmbye ngo babitse inzozi z'abantu 1000 kwa? Natsigati ubitse inzozi z'abantu 1000. Hari umwana waririmbye? Waririmbye ibintu gutyo ntabwo easy. Sinibuka iyo ndirimbo yari exactly. No damn like Kenza gashye bro. Hari umwana waririmbye ibiki? Yavuze ijambo ngo babitse ngo bira bigabo nyine navugaga ibyo byaririmbwe n'umwana ngo Uncle Austin ayishimi gata bahanzi mu Rwanda tuzicwe n'isari afumba sinzozi z'abantu 1000 pubera jugunya nk'amabyi dufite anga ishu isasu rimwe rikagera ariko umunsi umwe hazaza n'impfu ziraza mukavaho mugacaho mukagenda none akazasigara tekereza ko hari abantu bawifuza ko bakagombye gusa nyine rucira bimwe wanyu ukajyana wowe uti nturi G ya nyayo uri ki oyo musubize ku kiwanja bakume n'umwoyo. Yeah, one of the hardest shit like numvize avuga no hey muri gashaka gusubiza umuntu ku kiwanja fuck them. Yeah tell him nzaza ko ibyo bintu byo kuvuga ngo nituvuga ngo abatinganye nabi ngo bazatuza I don't give a fuck about you nje na family track. Yeah nigga yeah this motherfucker abundi urabizi ko ibyanyu byanahindutse byose ibintu kibanza canje niva na nyirayo kuzimu nkorera cyangwa juru sinzi niba nzagerayo uyu mubiri namba yo wivugisha ngo warafashije ngo na session urishyura ngo yo ngiwanje ngo zinga niki kuva nta munega nta hamuzuru ryiwe cyangwa kwa ba mama wabo bro winkangisha ubwoba ngo nagare byiza ngo nibiki ngiye nshobora kugirana ikibazo n'umuntu ugiye ukora video kandi warakigize ukanamudisinga ntago nadisinze izikati bro yari yizinde uwo avuga aho mwirashye uranuka muvuge nabari chance kandi niwe muntu wicisha bugufi wazamuye aba youngest boss utaririas watendinze ibintu byawe nta nicyo bamupesha hari uzi umurega ni gake cyane asanga umuntu ariko abamurega iki kubera ububono bwe ni ubu warazanye ububono ntumenye ko wafashe umu oji yakwemereye ukatangira kuzana za zindi zabo ngo na amagenge n'amapoketi n'amafege wabishwe ya munega ujye umureka bro uyu niwe daddy niwe muraperi w'ibihe niwe mu MC w'ibihe byose. Yes, ladies and gentlemen, nizere ko umeze fresh sana amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba na diaspora nizere ko aho muri mumeze fresh sana. Of course, this is HipHop Street Affairs, the breakdown show with MC Platfomer. So guess what? Today, nkibisanzwe we must breaking down lyrics z'umuntu ariko turi kumwe nawe yitwa Jiga
ni bro wa Buddha. Yeah, restart with the vibe, man. Start with the vibe, man. Yeah. Nyita Jiga, bro wa Buddha. Ndi anko niba utazivukana na so. Yeah. Ibyo byana bishonje twaragabuye biranya. No. That's it. Yeah. Jiga bro wa Buddha. Bashonje twaragabuye. You know what I'm saying? Yeah. Jiga mese gute alright? Fresh. Apart of Jiga taza kugira ngo abantu bataza kugira Jiga was Jiga. Like Major Phablah, yeah. Phablah ubundi ni muntu ki mu magambo make muri hip hop. Muri hip hop cyangwa Phablah ni muntu ki bisanzwe. Yeah, muri hip hop because like here we are based ikibazo kiri based on hip hop. Mbere yo kuba muri hip hop cyangwa mbere yo kuba Phablah mbanza kuba umuntu. Phablah ni umuntu kwanza kwa umuntu kirero. Phablah rero ni umuraperi. Ikintu kimuranga kwa. Right. Icyo nicyo kirango. Ni umuraperi. No, MC. Yeah. Not rapper. Yeah. Not rapper. Yeah. Ninjye ndi MC. Yeah. Gotcha. Kubura aba MC n'aba rapper hari ukuntu bijya gutandukanya. I think buri mu rapper wese no MC, ariko buri mu MC wese nagara mu rapper. Yeah, like no uzabikoreho ubushakashatsi buri mu rapper wese buri muntu wese wo muri hip hop mu rapper MC doing an introduction bro. Yeah. Akenshi urabona nka buriya Kendrick Lamar buriya ni MC ako Drake ntago ari MC, he's a push ass nigga. So rero nje ndi mu MC hari indirimbo Pifla na Double G bafitanye baba kugira ngo unshatse MC mbura MC nsanga ninjye ugomba kubabera MC Kimo. Yeah, hari ikintu hari aba bari kubwira ntago nubwo twibita abapari ariko si nk'abandi n'aba preachers n'abantu baba bafite heaven wisdom baba bavuga God spirit, not baba Illuminati baba rapper like Drake, like those motherfuckers like Lil Nas, like you know, n'abandi twagiranye n'abo ngabo hano urabazi. So Phablah no MC yabikira introduction umujene utagira ibibazo byinshi aho ngaho kora ibintu bye utajya ukunda kuzana ibibazo ariko ibibizanye abari tayari kubirwana. Yeah. Like nk'umu MC wese kamera. MC baraba bari intare. Yeah, Phablah umwaka nta projet urashyira hanze like uri kugabanya umwaka. Kandi ntago wabirebye neza. I know like. I took my time bro. Siko nakoze double check hagije like hari tutu freestyles mu naba ya none like freestyles ni bisanzwe. Yeah. So even akano kanya nabwo wantamo. Yeah, so nagazi ari release ngabari project ari project mu naba yakoze. Niyo mpamvu ngo baje tumwaka. Yeah, ni ukukangura abantu kugira babone ko wa muntu ahari. Still live. Cyahari still stay. Na boro nje kugutamo witwa still stay. Yes sir. Yeah. So ndakeka ni imyaka ibiri uta dropping. Yeah. Mu myaka ibiri iyo urebye ubona hip hop nyarwanda like wowe igihe utaruhari ubona ari cyabaye. Sorry kuba udasohora ibintu bivuga ko utabirimo. Actually ntago mvuze ngo ntago wari uhari ariko ntago like kuri chat ntago wari uhari kuri chat ntago wari ufitemo position. So like ubu niki cyahindutse kuri chat nyine muri iyo myaka ibiri? Usimbye icyumba cy'amategeko. Yeah. Nicyo kintu mbona cyahindutse ubundi uko nabisize niko biki. Ibindi ibiko wabisize niko biki. So nta bishashe reka tureke kwinjira mu bintu byinshi cyane twitangire breakdown show. Ngo nari mfite gahunda yo guhindura injiji nkazigira intiti. Yeah, like ako kantu like muri breakdown sinzi niba what experiences or some shows. So tugwa lyrics ukamereza amasegonda nka 3 kuri flow kugira abanyarwanda batazi like ayo jambo ryavuye baze kumva neza ibyo ari byo, and then tukaza noneho kuza gusobanukirwa ijambo. So like you get ugiye kuneza abaporosobanyo wallahi. Abaporosaro ndabaguteza wallahi. Genge za abaporosaro ndabaguteza. Yeah. Trap abantu. Yeah. Give me that klako kantu gatoya. Nari mfite guhindura injiji nkazigira intiti. Yeah. Urumva kaje guti like kuri freestyle karimo like ndirimbira kantu gato kuri freestyle. Yo wandika indirimbo bisaba umuntu ashaka kubusobanura bwayo ko abenshi barajimiza. Hari gihe
bisaba ko ubanza imbere gato ukabanza kuvuga ibyabanjirije nk'uwo mu ya niyo mpamvu like ndi kuvuga ndakubwira fata agasegonda gake like naryo tukari kubemera Yesu Kristo yaje agamije guhindura gucungura Yesu Kristo yaje agamije gucungura naho njyewe naje ngamije guhindura ibyakozwe na Yesu Kristo cyangwa n'abandi bantu kwa nkina ko Lucifer yari afite kurimbura twese dufite mission zatuzanye bijya gutangira ndavuka nuko ndemerwa kuko sinavutse ngo mfe sinavutse ndi n'umugaye cyangwa se mfite ubwenge biba bisobanuye ko wemewe tu ndavuka nuko ndemerwa so muri iyo mission rero yayinzanye guhindura muri uko guhindura nari mfite guhindura injiji nkazigira intiti nk'umu MC wese nk'umu preacher nk'umuvuga butumwa wese aba hari icyo agomba guspreadinga mu bantu bikagira aho bivana abantu naho bibashira hanze so rero abitwa injiji yaba bari muri industry yanyu y'ubufu yaba babasha kumva ibyo turirimba muri industry yacu y'ubufu exactly y'ubufu nawe urabizi ko ari ubufu ariko but you're one of them man. Me I'm out of them I'm all of you niggas. Yeah. I'm out of you. Are you sure? Yeah. Ntabwo nje ndi muri industry. Impamvu twicaranye nuko turi kuganira imishinga y'ubuhinzi turi kuganira ifumbire. You just talk about we my are shit. here for industry. You just talking about my shit. Yeah, I'm talking about your shit but like turi kuganira kuri industry and even turi kuganira kuri career yawe tuganira kuri career urimo not even na hip hop industry. It's okay. Nema ari hip hop street so affairs. Ibyo nitubifu ntunabindenganyirize ngo bitindeho niko mbibona ngiyewe. No maybe I think utakabaye koresheje. None se ntago uzi ko umuntu ashobora no gutura mu mwanda kandi atabideservinga ukemera kuvuga ati reka mbe mpigira muri ibi ngibi. Sibyo? I think wakarwanye no guhindura icyo kintu cyitwa ubufu. Exactly rero icyo kintu cy'ubufu nibyo nashakaga kujyaho sasa. Muri uko guhindura rero niyo industry injiji ziri muri bore yanyu y'ubufu ko navuze nabo harimo benshi nari mfite guhindura kandi bahindutse bamwe ndabazi bakurikiye ntago navuga bakurikiye inzira yanjye bumvishe ubutumwa nahawe okay liminga ako kantu kugeza aho ngaho nari mfite guhindura injiji nkazigira initi nari mfite kurwana n'imbwa zo muri uyu muziki still I'm talking about this shit right yeah so aho ngaho se tugeza buri asa waruvuze okay Phablah si niba biribuze koroha ariko uri gushaka kugenda unsimbukamo gake so some of them like no we are turi muri breakdown like ibyo birumvikana nk'ikinyarwanda ibyo bintu birumvikana ariko ndagira ngubwire ko hano mfite ibibazo bisaga 20 so uko biri kose ibibazo 20 nkufiteho like ntago byarangira izo njiji umuntu kuri Inyarwanda na HipHop Street Affairs ataramenya ngo like who are them ni biki ubumwe buri hano yeah njana ko so ngo ntukihome kuri gang tagushaka like experience ufite muri gang tagushaka like cause like byari bifite gang tagushaka nega nukayinjiremo so trying kuba muri gang tagushaka like cause like I think kuririmba ball meze gutya it sounds like nka trauma like botewe no kuwenda no gushaka kwinjira muri gang runaka abantu dukurikiye wenda babazi kumfasha like ugasanga iyo gang nagi gukeneye like maybe bashobora kuba barabona utari productive kuri bo like wigeze trying kujya muri gang gusanga iyo gang nagi gushaka oya are you sure yeah nta gang nagiye mitanyeneye cyangwa se gang yaje nyirukaho ngiye ntayikeneye ntayo wigeze wiyumvamo indege itaguce ibyo byo ni life tubaho buri munsi abajeje ni barabizi dukwepana n'ubudege bwa hano Kigali burashonje arabizi nabwo babushonje experience ya gang tagushaka yajite urumva iyo boro iyo bundi song uri kuvugaho yitwa Kuri freestyle like nta nubwo ari freestyle it was EP because muri style ariko Kuri freestyle ni ryo zina ry'indirimbo ntago ari freestyle ahubwo izina ry'indirimbo yitwa Kuri freestyle so rero muri uko kuri kose harimo ibintu byinshi bitandukanye navuga gato like
bo uri kumbwira ngo nago wigeze uba muri gang itagushaka nabwo ugeze ushaka kujya muri gang itagushaka and then the name izina ry'indirimbo nukuri freestyle ukuri like sounds like ibigirimo by'ukuri ukuri freestyle yes ibirimo nukuri muri uko kuri harimo ko wagiye muri like ntago ariko navuze ngo washatse kwihoma kuri gang ngo Phablah ngo nago indirimbo yanditse ngo Phablah ngo gang ngo itaragushakaga ngo nago agomba kwijama ngo nije nigeze nivuga kwa okay like wasaga nuri preaching umuntu umubwira like guhanura abantu nakubwiye ko ngiye ni preacher yeah like MC though so wa petit frère wanje cyangwa grand frère wanje gang tagushaka abantu gang tagushaka ubona wapi baba muri ibintu tugita ngo ni gang cyangwa se ikigare buri muntu wese agira abantu ahitamo kwa agira abantu hari abantu duhitamo abantu bimbura mu maro ugahitamo nabi abantu bo kugendana nabi bataribo cyangwa se nawe ugagerageza guhitamo abantu barenze cyangwa ariko bo batabona ko batagushaka fitinga kwa cyangwa se ukabona nta nubwo ahubwo wowe bo bagufitinga ahubwo babona ntago bo bagukwiye kwa kuba uri kumwe nabo kwanza so it's better ko abantu bashobora kutagushaka mu buryo bwinshi kutagushaka kumukukatira cyangwa se ukabona ibyo bintu ntago bigushaka ntago birenze ntago ari ibyawe reka dukomeze kugira ngo stuff like this nukabagende mara umujene bita Socrate philosophe mwe ni wavuze ngo nuba ubona ufite psycho ariko nta muntu ko inspiringamo abo bantu ujye bavamo ujye wirukanka ntago ufite psycho ahubwo ufite cage uri muri cage ubufunze nta muntu ko inspiringa nta kintu ufite man mu bantu urimo so nawe wareba mu bantu urimo nta muntu nimba nta muntu abantu urimo nta kibakumare ntawe ko inspiringa kuba like move them motherfuckers yeah so iyo genge rero ahubwo nje sinzi ndumva yaba inkanje uri kubaza ibyo bibazo hari kundi kuna kubaza genge wavugaga ni iyihe bundi like no like it sounds ko wowe washatse kujya muri genge runaka itagushaka and then urashaka guhakana ko wagiye muri genge itagushaka sibyo sereka nkubaza akabazo ahubwo like iyo uza kwemera ko wagiye muri genge itagushaka na gute ngo se iyo genge washatse kujya itagushaka ni iyihe because we know some gangs like muri Kigali turazizi kubaza akabazo yeah gang uri kuvuga ubundi wowe uri kuvuga iyi gang cyangwa uri kumva ari ibiye like sounds like muri hip hop umuraperi sibyo like kandi abaraperi turabizi like anytime umuraperi unakujya kumva aba muri gang runaka sibyo hari gang wigeze umva mu ngewe tekuza hari abantu twigeze gukora hari gang wigeze numva mbamo Phablah like mention uvuga ngo abandi abazi twabagenzemo 2020 ntago wakoranye indirimbo na Bushari yego ntago ari na 2019 yego before nago wakoranye na B Threy yego and then icyo gihe ntago hari gagezweho gang ya KinyaTrap ibyo ni statistique abanyarwanda bagenda bakora igihe cya Bushari KinyaTrap yari iriho imeze bien ariko like 3 years nyuma y'imyaka nk'itatu cyangwa 2 ndakeka hari kuntu bari bamaze gusa no I don't talk about them sibyo nago nshaka nyine kubinjira muri life yabo cyangwa kubavugaho cyane ariko hari kuntu batari bagishyushyemo kwa ahubwo hari abandi bajene bari baje sibyo ariko trade dukora umuzigo witwa no warning by the way dukore mu muzigo ntago byari kuvuga ngo nuko turi muri gang n'iki ahubwo twararebye tubona birakwiriye ntago byari kuvuga ngo ni gang ntibyanakorewe kwa runaka kwa kundi uvuga ngo gang runaka ikorera ahangaha ni zose ni bro wanje his name shout out to have kick you know ibyo byose niba bikoraga urumva kuvuga ati ahubwo njewe bavuga muri bo bari bafite gang yabo nateka ziracyana ariho ahubwo njewe barazaga tukikorera ibindi bintu mugakora ibindi bintu ariko apana muri birumvikana so gang itagushaka ntukagire gute ntukayinjiremo so like abanyarwanda barabyumva 2018 wakoranye na B Threy na 19 ukorana na Bushari 2020 and then gang itagushaka ntukayihomeho like umunyarwanda wumva yakabaye yumva ikintu washatse gusobanura
uri kubyumva none se ako muri abahanga muba muri abahanga buriya byumvikana like umuntu araririmbye ngo gang itagushaka nukayihomeho tugiye kureba like muri click zo mu Rwanda zabayeho uri kumva ukuntu like wabyageje kuza approachinga you started like 2018 wari umeze nk'umuntu washakaga kujoininga the gang sibyo like niba ukoranye na numu iconic star muri gang uri kumva ukarenza hundi that means like you feel ko bashobora kukubera abavandimwe sibyo and then kandi nkubwira n'ubundi naba brother we good kandi ibintu twagiye dukora byabaye successful nta ribi ariko okay fine njye naricyo bintwaye reba nkwereka kandi nk'ubu ngubu wabonye ejo bundi kuri stage nandi ma stages agenda agiyeho ku ma Instagram ku mafoto yabo n'abandi bari kumwe iyo gang iracyahari so kuki wigeze umbona muri iyo gang hari aho wigeze ubona kereka muri iyo minsi yo kuba twadufite ibyo bikorwa dufite si nuko tutabanye pe ariko ntago twabanye ku buryo avuze ngo abantu bihutirwa guhita wenda bahabwa ikiraka bavuye ntago sintekereza ko yahita avuga ntago yakuvuga kubera ko gang itagushaka ntago wayijyamo ahubwo reka dukomeze ahubwo reka nkubwire ibyo navugaga kangiye ngusobanura ibyo navugaga impamvu navuga ngo muri abahanga cyane buriya mufite ukuntu mujya muhuza ibintu kandi mujya muteza intambara mu basani no mu baturage simbizi ibintu byanyu namwe nta ntambara mu basani like imirongo si yawe si wowe yanditse yeah exactly yeah ahubwo wakubwira ibyo ngiye navugaga hari bamwe ariko ntago ngiye kuvuga bonga aba KinyaTrap abaniga banje wapi ahubwo hari izindi genge zinshi zagiye zibaho ese double G dufitanye ikintu kutavuze genge ya Top Gangers ese barunaka bazi nabandi no ni ibintu byumvikana bro rero ahubwo hari abonzi bari close kuri njyewe bagiye bashitingana n'amagange yabo urumva ugasanga ahubwo bo nibo bahorana ibyo bintu mu magambo tuganira mu magambo bavuga mu magambo babwira abantu ukumva ahubwo so akaba ari wowe wakuye inspiration kuko like ahubwo bari gushitinga gang yabo ko nje nta gang ngira community kakenewe producer aba videographer rap slurry bari no I know naga team katari gang katari n'aba gangster ubundi se gang bazi ibyo bisobanura twe ntago turi ibira twifitiye agatimu kacu kikora ibintu byahuye kwa sibyo rero muri izo gang zabo bamwe kwa kundi bawumva umuntu avuga n'iki n'ikira bazi kumanza kwizi niga zigiye kuzajya depression kubera kujya gukorana n'abantu nibwo namwese igitabo cyitwa 48 Laws of Power ninde wakeretse n'umwe muri bo umwe muri KinyaTrap ntago navuze ko ndi kuvuga abajene ibyo bintu ndumva nabivuze bro like wowe urashaka okay easy reka tubisimbuka ibyo bintu kubera ko like niba udashaka kwemera ko washatse ku joining your gang like kandi statistically gang man it sounds like wowe ubwawe wararirimbye ngo no easy wowe wararirimbye ngo like gang tagushaka ntukayijyemo sibyo and then like statistically ugiye kureba inyuma usubira mu mateka birasa nkaho like ufiko hari nk'igihe wigeze ubundi se like wigeze trying kuba ukumva kushobora kuba umwe mu bantu muri KinyaTrap Gang yeah okay tukadika dukomeze so uti nturi G ya nyayo uri ki oyo musubize ku kiwanja bakume n'umwoyo yeah one of the hardest shit like numviza vuga no hey muri gashaka gusubiza umuntu ku kiwanja Taksa nturi G ya nyayo uri ki oyo musubize ku kiwanja bakume iki oyo like uri ki oyo zicyari cyo oyo zicyari cyo like I think iki oyo like ni nka strength shobora gusounding like uvuga umuntu utarseriye oyo ni nturi iki oyo nturi G ya nyayo uri iki oyo uri gipede uri gitinganye fuck them yeah tell him nzaza ko ibyo bintu byo kuvuga ngo nituvuga ngo abatinganye nabi ngo bazatuza I don't give a fuck about you na famous yeah nigga yeah this motherfucker ubundi urabizi ukuntu byanyu byanahindutse byose ibi hours niggas yeah nturi G ya nyayo uri iki oyo no let's break the shit like nturi G ya nyayo uri iki oyo yeah who was that ninde utari G ya nyayo ari iki oyo
like uko biri kose like mbere yo kuvuga Muri G yanyayo ikiyoyo isanzwe ni umuntu wagiye ku kiwanja yeah ni umuntu wagiye ku kiwanja sibyo and then urashaka kumusubiza ku kiwanja bakamumena umwoyo ntago societe y'Imana ntago ari ibi Imana ntago yaremye aba PD societe Inyarwanda si bitinganye so abatinganye okay kandi na hariya ntago babatoza kuba batinganye gusa nimba byarabayeyo niho deserving kuba ari n'ubundi kuba agiye guspreading undi mwuka mubi mu bana batoya baje kandi wenda bamufana cyangwa se bamuzi cyangwa I don't know so umuntu so like kandi uje gakomeza ibintu ngibyo sinekereza ko deserving kuba muri societe Inyarwanda nta nubwo sinzi aho nabangiye no kuba umujaji cyane kandi n'ijambo ry'Imana rituza guca imanza ariko biriho yo like uwo muntu n'umurapa uwo wumvishe ni igiki I feel like Muri G yanyayo oyo musubize ku kiwanja bakumena umwoyo I think ntago yaba ari umunyapolitike like uko biri kose ushaka kuba umunyamuziki kandi none muri CV akaba yaragiye ku kiwanja so aho ngeye ikintu byansabye ni nko gutekereza like nabahe ba artiste tuzi b'abanyarwanda basically abaraperi bashobora kuba baragiye ku kiwanja and then muri abo ngabo ninde noneho wari point yo kuvuga ngo Muri G yanyayo oyo ngo ku kiwanja bamena imyo kubera iki siri kuvuga abaraperi kubera iki wahagiye abantu benshi tugenda tumenya muri karisi ni gaje cyane wasanga umuraperi ari kuririmba umuririmbyi ariko niyo mufitanye ikibazo uramwandikira ukamubwira ati yo iki se uvuga abaraperi bakoze nagaribye imyumvire kumva ko bagomba kuririmbira aba bantu gusa kuki bataba no like we are talking about you ntago nanjye kuvuga abaraperi n'ubyumva akajamba akambabarire simvuza abaraperi ahubwo kuki abantu muri rusange bagomba kumva ko bagomba kugira aho babwira like wowe wavugaga nde like wowe ujya kubyandika ntago twari kumwe and then uyu munsi ndi kukubaza ku bintu wandize reka nkubaze ikibazo hari ijambo muri iyo verse igeze yumva mentioning umuraperi ivuga ngo aha hantu ku kiwanja twavuze umuraperi okay flowing somehow like my freestyle gato yawa boro then ndaza kugwa aho boro hose like aho ngaho like muri ako gace imbere ho gato ni nyuma ho gato niho navuze like hahandi bavuga yanyita jiga bro abuda nje ndi uncle niba utazi mvukana naso abo bana bashonje twaragabuye baranya barwaye twarasengeye ntibapfa banapfuye twarashinguye nibanuka ineza twagize batwitura ubwirasi nakagambane ukiyatabange nta kumenya creep ntibari kumenya street ntibari kumenya nuko dukora izi creep gusa icyo utazi nje naje ubusazi navukiye mu rugo sinigeze ngana imbyariro yes sir nakije umuriro utabasha kuzimya ntiwari wakageze ino you know what I'm saying mbere gato 95 mbere gato yuko 96 iza byari ku ngoma y'umwami ahanganye na Jesus mwe musa na Yuda ariko nje ndi mu ishusho ya God nubwo nsa na Lucifer ariko irajya kugera kuri ending yayo ariko ahubwo iyo bar waruvuze Muri G yanyayo oyo ku kiwanja bakumena umwoyo like umuraperi avuye aho ngaho umuraperi no ase ko like ntago ushaka gufrowinga imbere yaho n'inyuma yaho like kubera iki umeze okay reka naribi sibyo nje ibintu byose ndibuvuga hano muri kino kiganiro ngerageza ko ibibazo byose ndibukubaza ari bijyanye n'indirimbo zawe bijyanye na ati muri iyo ndirimbo same song waririmbye ngo izo mbobo ishi easy Kivumbi ishi na easy right like cuz gang tagushaka niga nuka yinjiremo ndege tagucemba nuka yiyumvemo urabe focus nugakunde kwibeshya urabe no stress nugakunde kwiyenza ntuzirate nka Kivumbi and bush like that no like what biririmbye nka Kivumbi ishi na easy bunch on the street mama calls no peace stop that sir okay abanyarwanda no ubu ngubu barajya basobanukirwa n'impamvu nyine twabyise breakdown sibyo Kivumbi ish na easy bagucaho
ubwo numva ikibazo ari ukuncaho cyangwa ikibazo kiri kuri rhyme ndakubwiye ko turi muri rhyme zawe bagucaho bimeze biti bagucaho bimeze biti like bagucaho bimeze biti urumva ikibazo ari ko umuntu yaguciye cyangwa ikibazo ni ijambo ryabanjije ahubwo wowe ushaka kureba no like uvuga ngo ushaka gufata ibintu ukabijyana mu buryo byumvamo kandi ahangaha dukeneye gutanga inyandiko ko isobanura n'ubundi ujya kubyandika hari buryo wumvaga sibyo ubwo buryo wumvaga nibwo dushaka gusangiza abanyarwanda sibyo nagiye dushaka gusangiza abantu bakunda hip hop sibyo ko nicyo kintu bakeneye kumenya like ntuzirate nka Kivumbi ish na easy actually nabirasi right ese ubundi abo bantu navuze urabaza bandega urumva naba nicaye hano Inyarwanda ikama mikoro ntazi Kivumbi umuntu wabuze abantu bangaye bitwa ba Kivumbi uza abantu bangaye bitwa ba Kivumbi Kivumbi wa mbere nzi n'uwo mwakoranye yitwa nde Kivumbi King K1 none sinigeze mvuga Kivumbi K motherfucker iki hariho mu Kivumbi navuze umvishe Kivumbi King you feel like ibaze ko nawe ubwawe bikubabaza kumva Kivumbi kandi like mwarakoranye ntago bimbabaza bro look reba IG yanjye bro I'm follow this nigga ndamu following bro ngende mu fan bro ura mu nigga mu following hano turi imbere ya kamera like King shout out to you ngende mu fan bro ukora n'ibintu birenze ngende no mu fan bro yeah sibyo ko kubana n'afana umuntu bura hari kuba utahakana impano y'umuntu hari na comportement ziwe noneho sasa so njyewe impano yo no doubt yeah ntabwo yo nayihakana kabisa ariko n'umwirasi no man ese tukavuga kuvuga no like turi kuvuga ku ndirimbo yawe abajene deja wenda mu following ndamukurikirana bari gukora abandi se nsimereka bari batatu direct bari batatu hari Kivumbi urashaka kumwirengagiza ariko wamwise umwirasi kandi abizi ko Kivumbi ibyo bintu yarabyumvise uri kubyumva it is not the first time hari ish uri kubyumva Kivumbi 2 years ago muri iyo myaka ibiri like imyaka ibiri ishize Kivumbi yaguhaye collab I think yitwa Nukuri nje nayimuhaye bro okay wamuhaye collab amakuru urayazi wamuhaye collab nje kibazo no wamuhaye collab like indirimbo ni yawe ahubwo nuko ufata umuntu ukavuga ngo njewe ndi ku ruhande rw'uyu cyangwa se wenda big ndajya gufata uruhande se like man even like Kivumbi is not my friend ntago tuza ama collaboration y'abanyamerika baza bakareba abaji hano wowe indirimbo iri kuri channel yawe iri no kuri platform zawe kandi iri imijwi rya Kivumbi ibyo ubwabyo like nicyo kintu cyambere ngendera mvuga ni Kivumbi yaguhaye ibyo mwumvikanye muri icyo gihe cyo gukorana ntago ndi bubyinjiremo cyane sibyo biranahari wende ibyo mwumvikanye sibyo and then Kivumbi katumuvuye ko ndumva udashaka kumuvuga maybe ushobora kumutinya like what about ish numwirasi muwewe ish ninde it was ish Kevin like ish like na ukivuga ish muri industry umuntu wese aratabyumva amazina yanjye urayazi indeho njye ko nitwe urabizi amazina nkuzi ishi ninde kwanza ishi bisobanuye iki biva kuki iyo ishi uvuga bisobanuye kuki ishi ninde nje nago muzi ishi bro man like you told me you are MC MC you are just acting like different from MC like niba warafashe umwanya wawe ukajya muri stu ukarecording indirimbo igamije kuvuga like ikitwa ukuri and then ukaza hano kandi ukabashaka guhereza abantu ibinyoma like nkubwira Kivumbi uhe ndashaka warabaririmbye ubwitabirasi ndashaka kwereka uburyo mwebwe ishi waririmbaga n'uhe urambwiye ngo like ishi waririmbaga n'uhe no reka ndakumusubiza ko nakubwiye ko ndi MC ako ndi ku acting you acting different from MC nawe nzi neza ko uri umunyamakuru sibyo ariko ntabwo uri ku acting aho umunyamakuru kuko ntabwo uri kunkoma tu reka nkubwire ishi ninde ishi uri gutekereza ahubwo wowe ninde numve ko ari we navugaga nange ndamukunda actually umuraperi nge mpita ntekereza ishi umuraperi Kevin like nanabikubwiye nge nago binyura ku ruhande simuzi bro motherfucker like ntabwo uzi ishi Kevin King deja dufitanye project ntabwo ngewe ngo uvuze ntabwo you don't know ishi Kevin ahubwo reka nkubwire ishi navugaga avuga wish nge nitwishimwe bro nawe urumwirasi se bro umwe wanyuma none se wiyicaho like my bro it sounds like bro umwe wanyuma bro oya no just nkubwiye ko like no vuze ko bagucaho bari
ururimi rw'ikinyarwanda rero rurarenze rurumvikana cyane wowe winyuraho rurumvikana cyane ururimi rw'ikinyarwanda njye nakubwiye ko ninjye wiririmbye cyangwa mbashe kukwereka ko hari n'undi ishi nanjye iyo ishimwe sinitwe ishimwe ikizano k'ikiganiro kiba kiri kodinze ibyabanje byose surikate nta turi bukate like ibyabanje byose birimo wari ugiye kumbwira ishi wavuze uravuga ngo ngiye nitwa ishi nakubwiye ngo njye nitwa ishimwe bro kuki se ntange ntavuga gutyo iyo okay like ntabwo wavugaga ishi wowe uri kuvuga ntabwo wavugaga ishi Kevin yeah okay so ishi niba ikivumbi amakanye ishuka makana isi se bavugaga isi Greek numva nkubwire no easy like you was part of big team me yes Jane was like before we part of big team yes and then nyuma y'igihe kindi gihe runaka ubura mu mikoranire ya big team bisa naho like uri ku ruhande and then ayo makuru siho Kivumbi ayo makuru yavuye na easy ayo makuru no ni ibintu bigaragara bro iyo ukorana n'umuntu buragaragara niyo mutari gukorana biragaragara yeah so like who was that easy nje numvisha ari easy cut ubwo jewe numva like cause niba warahoze uri part of big team ukaza gutandukana na big team ukaza gutandukana na easy cut warangiza ukaririmba muri freestyle ukavuga ngo ish na easy ngo na Kivumbi ngo nabirasi like umuntu wari we wese nubwo yaba tumva umuziki ahita yumva ko like easy wavuga nuwe uravuga easy uravuga like uri kuvuga like buri wese yahita yumva ko washatse kumentioningamo easy cut mva OG nimba ushaka gukora some content muri ayo mazina nta kibazo ayimbere yagarukeho ariko umuntu bita easy cut umushyire ku ruhande izo ball ntabwo wagiye kumubifinga utabitekereje navuze easy cut cyangwa navuze easy uramuzi easy uvuga ni uwe like nayisi wambwiye ko yambwiye ko atamuzi easy uvuga ni umva nkubwira yeah big team we good easy cut we good vuba uranabona n'ibintu you good yeah we good bro call him bro umujimu ubwire ko turi mu biganiro bro you good wowe na easy cut you good big team easy cut top voices man wowe na ish you good kwanza umuntu wese ukora video mu Rwanda umuntu wese ukora video mu Rwanda we good bro kuko ntabwo ngiye nshobora kugirana ikibazo n'umuntu ugiye ukora video kandi warakigize ukanamudisinga ntabwo nadisinze easy cut bro yari easy nde wowe avuga aho mwirasi yitwa easy inshuti yawe like bro he's my bro don't talk about nigga don't talk about him back to the fucking those fucking no I think what use kubudashaka ko bamuvuga don't talk about him kuba narabaye ubusereka nkubwiye man this is the nigga man ubwo nukuvuga ngo wajifata na boro zose ubu ngubu like dufite mujene to rap slow I think everybody know him ejo ni mudakora wakumva indirimbo wewe ushobora kumva indirimbo ugahita uvuga ngo byanga byakunda hani raps yabwiraga I'm not talking easy cut mushyire ku ruhande ahubwo we nimba ushaka garuka kuri ibyo bizina wavugaga mbere ariko easy cut please man nigga video yafite ubwa ko bahisiba ntago yahisiba easy ntago uramunega ari kuri understanding iri ku yindi level itari kuri video yawe yasibwa nyamaza ahubwo itware neza kuvuga ntago nta muntu uje nkanje because like ndabyumva I feel like kuko nje niyumva nk'umu director urenze mu Rwanda icyo kintu arakizi wiyumva niyumva ntago mvuze ngo ndi ariko niyumva cyangwa nibona ubwo ninjye ibyo mwita mwe gukwikina sijya katari kwikina nje nibonamo mu director wambere none reka nkubwira ikintu kijya kubikwemeza ibintu nkubwiye tegereza filime tugiye gusohora mwabuze filime mu Rwanda hari filime haba byose biteatre well a minute aho bajene uri kuvuga bazaza utandukana na big team like yari gang itagushaka team deja ntago ari gang ni team nyine nkuko bakubwira yari team itagushaka yari gang mugafata abantu bafite yari team itagushaka yari team itagushaka nimba abantu barishe ngo ni gang nyine noneho abandi bo bise big team nimba ushaka kuvuga wenda ikigare cyabo cyangwa se like wenda ikigare cyabo ntago cyagushaka bakoresha click yabo gutya iyo click like uko ubishaka by sound ubishaka ariko ntago bagushakaga nge nicyo nshaka kumva
none se urabizi ko ari we navugaga none cyo koze utubashe kubona abo nigeze nabamo ariko urabizi ko ari we navugaga oya so rero twatangira kwikiganiro ni breakdown like niyo mpamvu lyrics zawe nizo tuganira sibyo ntago ibintu ndi kuganira hano ntago ari ibintu nagiye kuvuga mu gitondo ngo nduke nandike wowe waricaye mu cyumba urabyandika ubiha umurongo ujya muri studio wishura amafaranga ukora audio ukora ibiki and then rahindi kukubaza like uva muri big team cyangwa utandukana na Easy Cat na gang yiwe nayo team yiwe uko wenda wowe byumva utekereza ko batagushakaga cyangwa uko like babonaga ntacyo ndiri kubafasha oya biratandukanye ibyo ngibyo rwose kuko ntago navuyemo mu buryo busa neza ntago byari ifoto nziza kabisa ku bantu dufite ubuzima nk'ubwo nyine bazi twabanyemo ntago byari ifoto isa fresh ariko byagenze gute niko byagombaga kugenda kugira ngo movement yanjye beho gusevinga movement yanjye kandi sintekereza ko hari igihombo bagize kuba batamfite kuko they are doing good bakora neza ari nabwo natangiye nanjye kugira ibintu byanjye nitaho cyane cyane ko urumva ni team ya ikora video ikora ama video kandi meza kandi nanjye niyumvaga nkabo nkuko biyumvaga nkuko nk'ibyo bakoraga so ariko kubera ko turi team kandi abantu mfite n'ibindi bintu bitari video nkora ari wo muziki nabonaga nkeneye gukora cyane kandi bishobora kubashyiraho pressure kandi gukorera kuri pressure yabo kubashyira kuri pressure ntari bubashe kubafeedinga ngo nyine like bibashe icyo gihe ko twari tumeze nawe urabizi movement yose twari tukiri broke niko nabivuga twari tukishakisha kwa ntago nari kubasha kubashyira kuri pressure yanjye ngo bankorere ibintu kandi numvaga ari cyo gihe cyo dropping ibintu byinshi ko ama video menshi kuko nari ndi muri click y'abantu barenga 8 bakoraga video cyangwa 10 kwa numva nayibonaga nk'umusana kagombye kuba nkorera ibi video byinshi dropping n'iki ariko nk'uwo nguwo isika turi kuvuga no wicaraga kambwira ati mujene wowe ngiye turi gupanga ibintu bimeze gutya na gutya waretse tukabizinga ariko kubera ko ngiyewe numvaga aribwo ntangiye guchasing FM numvaga nkeneye gukora so rero ntago nubwo bitari ifoto nziza ariko byatumye twese buri wese akora ibyiwe neza so urumva nta mwuka mubi mu byukuri nubwo navuze ngo si byari ifoto nziza ariko nta mwuka mubi wigeze uhabaho so abazi kumva ni uwo nguwo izikatsi ni n'umujyanama wanjye mwiza ndabizi hari ibintu byinshi twakoraga ahubwo kumara igihe ntamufite hari utuntu twinshi twagiye twangirika ko nabaye nk'uwibana none nk'ugiye kwiyobora ibintu byanjye byose kandi urabizi ushize hamwe imbaraga birabyibuha kwa birakura so urumva rero nabaye nk'uwireba noneho imbaraga zose nzishakamo izo nafite nzishakamo gusa alhamdulillah byarakunze ibyo nifuzaga wavuze ko utazi Ish Kevin mu gitaramo cya Trap Ish concert cya YC uri umwe mu baperformers icyo gihe cyangwa niwe wazanye mikoro cyangwa uyu muniga wazanye mikoro wallahi Yeah. I was there like. Nari mari bro. Umuniga je kunyese. Nari mari bro. Wallahi mbabaye. Urumwe mano wa performance muri icyo gitaramo cya Ish Kevin. Cyabereye hano ya Rutarama bahita gutera. Ya hotel waririmbiye bahita gute. Ntago yibona. Yeah. Cyo bafunze cyafunzwe n'umujyi wa Kigali. Cya gitaramo cyaje mu cyanafunzwe ari wowe umaje kuririmba I think. Cyangwa ninje bari bagiteguriye. Oya cyari cya Ish Kevin ntago cyari cyaho. Oya ubwo uramuniga ntago wagiteguye simuza ariko ntago azi neza wari wateguriye none then wagiye kuririmba mu gitaramo cy'umutazi iyo uririmbye show ikarangira abayiteguye batakoze ibyo bagomba gukora ubwo nyine show nuko biba bigenze so ariko by the way ntago ira show warayibonye neza narayibonye nari mpari ugeze ubona flyers zayo narazibonye za Trap ugeze ubona aho kuri flyers zabo ntago wari uhari kubera ko you like it seems like uko wagiye stage uvuze ngo ntago nari kuririmba ntago wari kuririmba none nararirimbye show barayifunga
kumana yanjye cyo koza Imana ikora ibyayo kabisa kandi ubwo waje ngo nari nagigiye wagigiye stage nose nagigiye stage barazinyima ntago wari kuyifura ntago wari kuri konzi ko n'umuji wari wagiye wari wavuye Nigeria ntago yari wayisi nawe ntago yaririmbye kandi ziko twari turi kumwe n'abaji benshi umuhanzi bari bahari muri kumwe muri vestiaire ntago wabonye umuhanzi witwa Kevin. Okay, like ubundi mibanire yawe na Kevin teye gute? Tutagiye uko biri kose like seems not azimana. Okay, ntabwo muzi like ntabwo mubana. Urajya ngo mbwiye ngo niyo genge ngo ya genge bashikomeze gushakisha. Ira genge ntayibaho. Ki nta genge ngira. Genge itagushaka ntuzayigemo. Birumvikana ubundi wowe so reka wenda tuve ku ma stories yo kuri iyo ndirimbo kubera ko abantu baje kuje kuyumva yitwa kuri ni indirimbo ako nabonye ejo bundi ibintu bari bakoze kuri Instagram sinzi umuntu bari bagiye bavuze ngo uyu muntu ngo na Phablah ngo ndi ngurenze kandi nekereza ko icyo kiniga cyawe uri kuvuga inde ish iyo mbo uri kuvuga I don't know ish nagarimbo. What the fuck is that? Ninde se? No, se put some respect for the name. Nyereka turebe ngo ninde. Show me. Nyereka. Je mfate telefone mwereke like Kevin ninde man. Kinyendaro uri kuvuga. No, bro. Nyereka man. Put some respect for the name, man. For the nigga like cuz I think ushaka wenda bamufitanye ibibazo runaka ariko I think Kevin yano ntago yavuga amagambo like agiye kure cyane kuri wowe so like nawe muvuga ibintu byinshi cyane cuz like ushaka kurengera mu nyandiko kandi ntago ari byiza so experience yo gukorana na uri umufana wo mu jama wallahi ndabona abana babaye wallahi inde Kevin no like ntago ndi umufana Kevin ariko like I respect him izina Kevin I na respect him buri murape wari wese wimaze kwemerwa ngiye nyuma rakwemerwa ku isi ari yanje Imana yangabije isi none nkisanga mu gihugu nk'iki ngiki cy'u Rwanda nabo baduha uburyo bwo kwigira kwikora guhiga tukwa kuva nta munega nta hamuzuru ryiwe cyangwa kwa ba mama wabo bro nkangisha ubwoba ngo ntago ari byiza ngo nibiki ese ubundi reka twibaze ko no munega nahari uri kuvuga niki kiri gutuma umuntu muvuga nabi like uvuze ko ari umwirasi ngaguca ngo ari mu modoka ngo imodoka sinjye ntayo ngira then ufite imodoka nawe ayifite ariko banza wowe warabiririmbye cyane wowe muniga ndashaka kubaza ikibazo ubundi ukwanze interview ndashaka mu kanya ngira kubaza uwo muniga sinzi ni umufana wawe sinzi ni muri genge yiwe sinzi ngo what the fuck nimba nahari man niki kiri gutuma uwo muntu gatumuvuga nabi yabwo we mufiki like nibyo bakaba bisobanurira abakunzi ba hip hop mufiki na Kevin ngo wabivugisha ngo warafashije ngo na session urishyura ngo yo ngiwanje ngo zinga niki none se like ubundi ako izi kamera zize recordinga do you hear this shit Gabyanye sinzi ibintu muri mwebwe ngo inde Ndetse ko umuntu yavuga ko yagufashe mu muziki nta session imwe arakurira Njyewe umuntu agufasha kuba ikibazo sundi kukizimba Singukinira utankinira Sinzi nagusabye ko nyinira ngiye wanyinira iki like kumbe yari wowe like wagenda bro like bungu wagiye uvuga ngo wafashije Kevin kandi Kevin na studio nimwigeze muri hino nje ndafasha umuntu nazi ntacyo namufashije ndarenga n'abandi uwo muntu sintazi ako umuntu nabwiye ngo nyereka boro what the fuck no kumbe bro uziko like ubungu bwo none mise mbona the staff hano zahereye wigeze urihira Kevin like session urafasha cyangwa urarihira umuntu tazi bro nje nakomeje kubwira ko iyo niga ntayizi bro nyereka like cyangwa unyereka ikintu yakoze no ntago ndakwereka ikintu yakoze ndakwereka video y'indirimbo yitwa Vaya nyereka show me
You show me. You think ko tutari bugusangemo? You show. Binyereka nyine. Erega uri kumisha umuntu kandi wasanga nzime. Wasanga uzi? Yeah. Ariko umuntu kuri kuvuga gutyo like urabizi neza ko yari inshuti yawe se. Ashobora kuba yarahinduye izina. Easy dakareka nta kibazo. Jewe nutamunyereka ntihongere kumumbaza. Okay, ntabwo nugira kumukubaza. Cyangwa se aravuze ngo no niwe yaravuze ngo afitemo ngo video nje yiwe ndimo. Nje urimo? Vayo. Wanyeretse kibicuze mwana uri kugiye no kunyereka abakiri wacu mwana. Wanyeretse umuneke wacu mwana ishimi zanje mwana. Wanyeretse nkare. No, abantu baze kujya kubireba. No, you show me barabwirwa n'iki nije bari kureba. Iyo ndirimbo yabaye cyane. Ni nk'imyaka nk'umwaka nagize dread kandi mbere nazo nagiraga. Bashobora kutamenya ko ari nanjye. Ikiza nuko nyine ukumvikanisha ko n'ubundi icyo gihe nta dread wagiraga baze kureba umuntu utaragiraga dread. Ariko ntago nzi wenda Jani yawe na Kevin like ntabwo nzi n'ukuntu byaje. Nani yabayeho kutayizi ibyo ntabwo ugomba kwimenya ko nta yabayeho nanjye ntayo nzi. Naho mubajije ntayo yakuzi. Kandi ntekereza ko nawe umubajije thank you. Ntekereza ko nawe umubajije yakubwira ko nanjye atanze. Sintekereza ko yagusubiza kwanza. Aranzi? Ntago ndaganya nawe ngo mubaze ngo aravuze. So nindi uri kuvuga rero uwo mu Nuri G ya nyayo riki oya. Ako wasabye kumenya ngo oya. Utwa ahantu wakwebye. No, like twabizimwe oya nje ndi kuri ndirimbo ne G the General. Uramubona no mu OG nawe no mu G wacu wacera nawe yakoze akazi kiwe. Yeah, respect. Hari indirimbo yaririmbye yitwa Oyos. Ya G. Ya G the General yitwa Oyos. Abavuga ibihoyo byose. Abavuga ibihoyo byose. Nico oyo cyo ku kiwanje nacyo kirimo. Igo. Wafashe indirimbo kumva ku kimba mushaka kuvuga. Nakubwiye ko ari umu OG ni mpamvu muzi. Next uramuzi, Kevin ntago muzi. Bakoze iki yaririmbye yacyezereza ngayo wa munega. Uwo munega uri kumbwa yacyezereza ngayo. Ntago nyaza ari karayenda. Uva ku mbobo man. Komeza uwo munega mwihore. Experience yo gukorana na Bull Dogg na B Threy ni experience ufata gute? Double G kuva yaza aracyari hiti. Ura nukamuvuge nabari chance. Kandi niwe muntu wicisha bugufi. Wazamuye aba youngest boss. Utaririas watendinze ibintu byawe nta nicyo bamupesha. Haruzi umurega. Ni gake cyane wasanga umuntu ariko abamurega iki kubera ububono bwe. Niwe warazanye ububono. Ntumenye ko wafashe umu OG. Yakwemereye ukatangira kuzana zazindi zabo ngo na amagenge n'amapoketi n'amafege babishwe ya munego ujumureka bro. Uyu niwe daddy niwe muraperi wibihe niwe mu MC wibihe byose. Hano mu Rwanda. Double Jesus. Wa mbere utari wabona nibura wa kabiri no wa gatatu nta wundi wajyaho. Wenda undi azari wa kane. That's your opinion. So experience yo gukorana n'umuntu umeze gutyo no gukora na Bull Dogg, I mean na B Threy ubihuza gute? Cyane ko ari inshuti. Nigiye ibyo bintu byakorewe ni nacyo gihe cyabo nyine nabonaga bari no gukora indi ma project yabo. Ahubwo icyo gihe numvaga ari cyo bari kumusubizamo. Ko byari byiza icyo gihe nari mpari byari byiza. What if now gute ubuse bimeze bite? Of course iri kumwe n'aba OG bari byiza man. Ntago wajya kugereranya ibintu by'imbi abana bavuga ufefeti usesera mu buntu utamenya. Sibyo? Byari byiza. I was inspired. Nakubwiye ko if the cycle nta utari inspired nta kintu ubufite. Ufite uri muri cage. So icyo gihe byari byiza. Zari chance bombi ni byiza ko wakora. Hari izindi steps ko Double G yamindura inyandiko cyane. Double G yamindura inyandiko. So B Threy Threy nawe no umujene w'iminsi ugezweho. Kandi wabasha no kwisanisha n'ibihe byombi bitandukanye. Mu tripere wa mbere inspiring banziko nawe n'umu director mu kunagira mu video y'ubona so nifuza nekereza ko gukorana nawe byari experience cyane. Byari byiza
kubera ko deja twumva ko tugimara kwemeranya ko tugiye gushuringa ibintu deja nahise nje nisetigamo ko tugiye gukora indirimbo y'igitangaza sometime ari nayo mpamvu buriya akenshi gusohora ibiririmbo ntabwo ngiye ari byo nihutira ahubwo sinkumbuye gusohora indirimbo kwa ahubwo nkumbuye gusohora indirimbo y'igitangaza ya ndirimbo izaza ikavuga wow za bwabonega bwose bwa hariya hirya bufite ubuntu bw'ubushene bwabo yuzaho ibintu banga gusupporting abantu iyo ndirimbo ku buryo ahubwo bo kuba bayikina bya mbere ikibazo kuko bo ntibayideservinga kuba bakina icyo kintu so nkumbi indirimbo nk'iyo rero ntago nkumbuye gutwika ntago nkumwika success life byose biri mu biganza byacu kurabizi experience yo kuva mu biganza kurinda ugera kano kanya kurinda tugera kano kanya ni experience ufata gute mu biganza rero yabaye indirimbo ya mbere uriya umuntu agira urugendo akagira n'igihe azagererayo n'igituma ugerayo kwa so rero bimwe mu byo narotaga mu myaka 12 ishize byabaye mu biganza isoka so bitampindurirwa stati y'ubuzima kugeza na n'ubu nyine yabaye indirimbo intandukanya noneho n'abaturage intandukanya no kuvuga ngo dore wa mujene ngo wigira umusani yarakonfirmye muri make so nisanga nawe nahindutse uyu munsi no kuba ndahangaha ntekereza ko nawe bifitemo uruhare na n'ubu ngubu utekereza ko hip hop nko bivugwa ikicariwe cyangwa isa naho icyari cyicariye cyavuyeho uyu mwaka iricariwe ariko ntago wabasha kwicarira iyo ni ikintu kinini urabona ikibuno nicyo cyicara kwa ibibuno byayo bingana n'akagafone noneho hip hop ingana n'iyimeza kandi urabona ko iyi phone yicariye iyimeza wenda wanzimya ahangaha ariko ntuzazimya hariya urabona so ni ikintu kinini cyane ni nk'ubwato buri ku nyanja ubwato ni buto ntabwo wakora ubwato bungana n'inyanja yose sibyo so rero hip hop ni ikintu kinini barayicariye barayirwanyije byabiviye byanyu ngo ni bya muyobokera murabizi n'ibindi n'abandi baji bakora nkawe bose ba jeune babeshya ko bakora umuziki ba supporting ama talents kandi ahubwo bashaka kurya kuri haso zababikoze bose bari no them motherfuckers inzozi hari umwana waririmbye ngo babitse inzozi z'abantu 1000 kwa ubitse inzozi z'abantu 1000 hari umwana waririmbye waririmbye ibintu gutyo ntabwo easy sinibuka iyo ndirimbo yari exactly no damn like cyenda gashye bro hari umwana waririmbye ibiki yavuze ijambo ngo babitse ngo biriya bigabo nyine navugaga ibyo byaririmbwe n'umwana ngo ngo babitse ngo biriya bigabo nyine navugaga ibyo byaririmbwe n'umwana ngo singana nawe sunzi cyo nuko niyo naba murusha umwaka mwenda wamurusha kandi kundi imbizi ni n'umwana nge suvuze ngo hari umwana waririmbye gutya ataririmbye nabi utari kumuvuga nabi hari ikibazo ahubwo bashaka kumugira igiki wowe my brother like ninde ushaka kuvuga uwo nguwo kwanza nanakubwiye ko ntanamwibuka nuko nkuzi ko iyo ndirimbo mu mutwe ako kajambo kavuga ati mwabitse inzozi z'abantu 1000 Uncle Austin yishimi gata bahanzi mu Rwanda tuzicwe n'isari afumba sinzozi z'abantu 1000 pubera jugunya nk'amabyi dufite anga ishu isasu rimwe rikagera urumva like nyine bagiye banga gutanga chances z'abantu nta nubwo nashaka kuvuga kuri uwo mujama n'iryo jambo yaririmbye gusa nashaka kuvuga kuri uwo mwana yizi mwana don't give a fuck niba ari umwana cyangwa ari umusaza simbyitayeho
shout out to him yakoze ball irenze irimo iryo jambo abwira abantu babo baniga babashije gufunga inzozi z'abantu 1000 kubicaye muri izo ntebe gusa tu ariko umunsi umwe hazaza n'impfu ziraza mukavaho mugacaho mukagenda none akazasigara tekereza ko hari abantu bawifuza ko bakagombye gusa nyine rucira bimwe wanyu ukajyana wowe yayo n'ubundi utekereza ko like sometime bamwe mu rappers bashobora gupresentinga culture nabi ku buryo bishobora gutuma like icyo twari twiteze kuri culture cyangwa se icyo culture yari gukora gisubira inyuma bitewe n'imico y'umuntu umwe ubivuze neza bamwe mu rappers so rero iyo ibintu biri ukuri tujyose ubundi injiji ireba nk'injiji n'umuhanga kumva nk'umuhanga sibyo indirimbo Kendrick Lamar amaheruka kudisinga ni nyinshi ariko no like as you barayimenye none se buriya yari ari kuvuga byiza we buriya we ariko aba OGs twege turavuga ati yaba hayi hip hop ntagiheza tujye kuvuga ngo kaca zabo abazabivugiye nakubwiye ko ntawe nigura abazayifata nabi I don't give a fuck about them kuba ndi kuri presenting nabi wakoze neza ndi kumuvuga neza nanjye ibyo nakoze nabi ndabivuga nabi ntago ndi bubishigikire like kuko deja ibi ni ibintu bigiye kugenda kurebwa n'abantu ni ibintu bigiye nta nubwo ngo bashike kibazo ntago nubwo ariko nanone deja kibazo uri kumbaza you sound like you like muri interview like when I think what shock kuzagira ikindi kiganiro ariko like you was too violent kandi ku bantu bose which is not good like ahubwo uri kunshinja baragira ngo cyane mu bintu byari bro nta case byari nta modoka na yapfumura niba so yitwa Major Phablah winjana muri bibu tutangiye kuvuga ngo nakoze ngo variant ku bantu urumva ngo nago ntago uri barikeri ngira muri police cyangwa muri bibu ntago uri barikeri ngiye wanje amataba hari nago niki oya. And then, like, ninde we very carry. Bro, man, are you good with this, Kevin? Are you good with this, Kevin? No, like, nta nshaka kubabwira ko nta kintu mutazi ahubwo like. Abizima, ziko muva mufite amakuru. Ntabwo ndi barike. Nashaka kubwira. Mufite amakuru sometime atari nayo. Bro, ntago nzi like the way. Mufite amakuru sometime atari nayo. Yego. Ko hari nk'ibintu numvishe kandi said by you. Najya navuze wowe ndavuga tutuntu sometimes kuri wowe kumwe nitwo kuri wowe indi sibyo like byari kuri wowe cyangwa byari kuri ndi of course kandi ari inkuru ngiyewe nakoze ari nabwo nahise nkubwira ati ibintu tugomba kuzabisobanura uko bimeze neza kuko ibi ngibi uze kubeshya abantu ntago mbeshya ngaho babwiza ukuri nuko abanyamakuru benshi baratwika ariko aba MCs twe dukora amateka ntidutwika so gutwika rero bishobora no kuzamo kuvuga inkuru iri ariko itari layer neza cyangwa se ibeshya kubera kuri gutwika sinzi nimba gutwika sinzi nimba ari icyaha ariko ntekereza ko kubeshya byo ari icyaha kandi nanjye ushije kubeshya ukuri nuko rero sometimes abanyamakuru bitwikira gusa ariko ibintu n'amateka bizasigara imyaka umunsi tuzaba duhari Phablah cyane ko ntagiye dusigaje I think like what the freestyle imwe and then tugasoza nge ntabwo njya ndirimbira abanyamakuru barambabaje umufana ngira nta n'uwo nshaka umufana ajye kuri Instagram yanjye ni Major Phablah ambwiye ati ngende umufana dore bimeze gutya ntabwo ushaka umufana je nkuririmbire mwana ubwo nawe ugiye kuba nka cyaci nigana tazi sinzi cyo cyaci ngo watangira ngo turirimbira je nkuririmbire sano ndi muri session ndi mu gitaramo ndi mu biki cyokoza uyu muniga nakamuhaye akantu wowe nakaguhaye akantu ariko kuko ugira
ugira ibintu byiza nubwo bitari byaba byiza cyane ariko as long as ubona vision yabyo ni byiza ndabizi bizagera ahantu ugera ibiganiro byawe bitandukanye n'ibyaba no so bari abaniga man tujye mureka tubabwize ukuri nuside ko nta nuko mba nanavugishije nabicanye imani nara nabagome nabaniga man bro uko wambwiye we buriya ari ibintu wambwiye ngo uri kuba violence cyane navuze nde nabi akibira umuntu navuze ngo uyu nguyu wamuvuze nabi Misi kigoroye kabisa. Biracyago ikintu cyo kuza gihari. Reka dusoze ikiganiro kuko ntago cyarangira. So ni Hip Hop Street Affairs nandi kumwe na Major Phablah n'umuraperi Inyarwanda numwe mu baraperi navuga ko when it comes to story like ajya kure cyane so niyo mpamvu mu kiganiro yide like somehow wagiye wumva mu bimwe mu bimwe nakugiriye kure nakugiriye kure n'uburi kure so ukora ikiganiro kitari cyo kweditinga akate kiri live uzambwire tujye kure so noneho apana ngo njewe ari ukuntu mujya muvuga ibintu umuntu agakata ijya ashaka kuguhereza abantu subizi ibyo byaje wenda si wewe si runaka ariko byagiye biba kubanya twe ntago tubikora exactly noneho nituba tutari gukata ibyo nashakaga kuvuga cyangwa ibyo wumva gashaka kumva nzakurabura okay man wakoze kuza tu cyane MC Platfomer gukora ibintu byiza man you're doing great man for culture byiza cyane kandi inshallah bizagera ahantu kure thank you komeza ufasha abajene babishaka n'abandi bazajya bakwiryaho ariko it's okay n'abandi bazakwiryaho bakakuzanira ibintu Agiye man ndabizi ko ibyo nshaka kuvuga bisobanura nabyumvise man thank you my brother so yitwa Major Phablah this is a Hip Hop Street Affairs niko bigenda ingini hip hop nta muntu twangamiye mu kiganiro I think nizere ko ukomeza kureba n'ibindi biganiro byacu bikurikira Inyarwanda TV buri munsi ni update kuri update